Yesu Kristo nashimwe inshuti z'umusaraba. Tugeze ku munsi wa 247 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turahera ku bice 10 byo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Reka dusome mu izina rya Yesu. Titire y'igice cya 10 iravuga ngo umwungeri mwiza. Ni ukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akurira ahandi, uwo aba ari umujura n'umunyazi. Ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi rye. Ahamagara intama ze mu mazina yazo, akazahura. Iyo amaze kwahura ize zose azijya imbere, intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Undi ntizamukurikira, ahubwo zamuhunga kuko zitazi amajwi y'abandi. Yesu abacira uwo mugani ariko ntibamenye ibyo yababwiye. Nuko Yesu arongera arababwira ati, ni ukuri ndababwira yuko ari njye rembo ry'intama. Abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumvise. Ni njye rembo. Umuntu niyinjira muri njye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura. Ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo zibone bwinshi. Ni njye mwungeri mwiza. Umwungeri mwiza apfira intama ze. Ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite, kandi n'intama atarize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga. Isega rikazitatanya. Nuko ari uw'ibihembo, kuko ari uw'ibihembo arahunga, ntiyite ku ntama. Ni njye mwungeri mwiza, kandi menya izanjye zikamenya. Nk'uko Data amenya nanjye nkamumenya, kandi mpfira intama zanjye. Mfite n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, nazo nkwiriye kuzizana. Zizumva ijwi ryanjye, kandi zizaba umukumbi umwe, zigira umwungeri umwe. Igituma Data ankunda ni uko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane. Ntawe ubunyaka, ahubwo mbutanga ku bushake bwanjye. Nshobora kubutanga kandi nshobora kubusubirana, kuko iryo ari ryo tegeko nategetswe na Data. Abayuda bongera kumupfa ku bw'ayo magambo. Benshi muri bo baravuga bati, afite dayimoni kandi yasaze. Muramwumvira iki? Abandi bati, ayo magambo si ay'utewe na dayimoni. Mbese dayimoni yabasha guhumura impumyi? Yesu ahamya ko ari umwe na Se, Abayuda bashaka kumwica. Icyo gihe hari umunsi mukuru wo kwibuka kwezwa k'urusengero rw'i Yerusalemu, kandi hari no mu mezi y'imbeho. Yesu agendagenda mu rusengero mu ibaraza ryitwa irya Salomo. Abayuda baramugota baramubaza bati, uzageza he kutuyoberanya? Niba uri Kristo utwerurire. Yesu arabasubiza ati, narababwiye ariko ntimwizera, kandi n'imirimo nkora mu izina rya Data nayo irampamya. Ariko ntimwizera kuko mutari abo mu ntama zanjye. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Nziha ubugingo buhoraho, kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi ntawe uzazivuvunura mu kuboko kwanjye. Data wazimpaye aruta bose, ntawe ubasha kuzivuvunura mu kuboko kwa Data. Njyewe na Data turi umwe. Abayuda bongera gutora amabuye ngo bayamutere. Yesu arababwira ati, naberetse imirimo myinshi myiza yavuye kuri Data. Noneho ni uwuhe murimo muri iyo ubatera kuntera amabuye? Abayuda baramusubiza bati, kubw'imirimo myiza ntitugutera amabuye, ahubwo tuguhora kwigereranya, kuko uri umuntu ukigira Imana. Yesu arabasubiza ati, ntibyanditswe mu mategeko yanyu ngo navuze ngo muri Imana? Nuko ubwo yabise Imana, ab'ijambo ry'Imana ryajeho, kandi ibyanditswe bitabasha gukuka, mubwirira iki uwo Data yejeje akamutuma mu isi muti, wigereranije? Kuko navuze nti, ndi umwana w'Imana. Niba ntakora imirimo ya Data ntimunyizere. Ariko ninyikora, nubwo mutanyizera, mwizere imirimo ubwayo, kugira ngo mumenye neza yuko Data ari muri njye, nanjye nkaba ndi muri Data. Nuko bongera gushaka kumufata, ariko bava mu maboko. Avayo yongera kujya hakurya ya Yorodani, aho Yohana yabatirizaga bwa mbere, agumayo.
Abantu benshi baza ahari bavuga bati Yohana nta kimenyetso yakoze, ariko ibyo Yohana yavuze kuri uyu byari iby'ukuri byose. Benshi bamwizererayo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 11. Yesu azura Lazaro. Hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya, ikirorero cy'iwabo wa Mariya na Marita mwene se. Mariya uwo ni we wasize umwami Yesu amavuta ku birenge, akabihanaguza umusatsi we. Musaza w'uwo ni Lazaro, wa wundi wari urwaye. Nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati, databuja, uwo ukunda ararwaye. Yesu abyumvise aravuga ati, iyo ndwara si iyo kumwica, ahubwo ni iyo guhimbarisha Imana, no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Yesu yakundaga Marita na mwene se na Lazaro. Nuko yumvise ko arwaye, asibira kabiri aho yari ari. Maze iyo minsi ishize abwira abigishwa bati, dusubire i Yudaya. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, amambere Abayuda bashatse kuhaguterera amabuye, none usubiyeyo? Yesu arabasubiza ati, mbega umunsi ntugira amasaha 12? Ugenda ku manywa ntasitara kuko haba habona, ariko ugenda nijoro arasitara kuko haba hatabona. Avuze atyo aherako arababwira ati, inshuti yacu Lazaro irasinziriye, ariko ngiye kumukangura. Abigishwa baramubwira bati, databuja, niba asinziriye azakira. Nyamara Yesu yavugaga iby'urupfu rwa Lazaro, ariko bo batekereza yuko avuze gusinzira kw'ibitotsi. Yesu niko kuberurira ati, Lazaro yarapfuye, nanjye nezerewe ku bwanyu kuko ntari mpari, kugira ngo noneho mwizere. Nimuze tujye aho ari. Toma witwaga Didumo abwira abigishwa bagenzi bati, natwe tugende dupfane nawe. Yesu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro. I Betaniya hari bugufi bw'i Yerusalemu, nka sitadiyo 15. Nuko Abayuda benshi bari baje kwa Marita na Mariya kubahumuriza, kuko musaza wabo yari yapfuye. Marita yumvise ko Yesu aje, ajya kumusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati, databuja, iyaba wari hano, musaza wanjye ntaba yarapfuye. Kandi n'ubu nzi yuko ibyo usabye Imana byose, Imana izabiguha. Yesu aramubwira ati, musaza wawe azazuka. Marita aramubwira ati, nzi yuko azazuka mu muzuko wo ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati, ninjye kuzuka n'ubugingo. Unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Aramusubiza ati, ye databuja, nizeye yuko uri Kristo umwana w'Imana ukwiriye kuza mu isi. Amaze kuvuga ibyo aragenda, ahamagara mwene se Mariya rwihishwa, aramubwira ati, umwigisha yaje araguhamagara. Abyumvise ahaguruka vuba aramusanga. Icyakora Yesu yari atarasohora mu kirorero, ahubwo yari akiri aho Marita yamusanze. Abayuda bari kumwe na Mariya mu nzu bamuhoza, babonye uburyo ahagurutse vuba asohoka baramukurikira, batekereza ko agiye mu gituro kuririrayo. Mariya ageze aho Yesu ari, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramubwira ati, databuja, iyaba wari hano, musaza wanjye ntaba yarapfuye. Yesu amubonye arira, n'Abayuda bazanye nabo barira, asuhuza umutima arawuhagarika, arababaza ati, mbese mwamushyize he? Baramusubiza bati, databuja, ngwino urebe. Yesu ararira. Abayuda baravuga bati, dore ye, nimurebe uburyo yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga bati, uyu ko ahumura impumyi, ntaba yarabashije kubuza n'uyu ntapfe. Yesu yongera gusuhuza umutima, agera ku gituro. Cyari isenga ishyizweho igitare ku munwa. Yesu arababwira ati, nimukureho igitare. Marita mushiki w'uwapfuye aramubwira ati, databuja, none aranuka kuko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati, sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati, data, ndagushimye kuko unyumvise. Ubwanjye nari nzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubwo abantu bangose, ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati, Lazaro sohoka. Wari upfuye arasohoka, azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko, n'igitambaro gipfutse mu maso he.
Yesu arababwira ati nimumuhambure mumureke agende. Abayuda bajya inama yo kwica Yesu. Nuko benshi mu Bayuda bari baje kwa Mariya babonye icyo akoze baramwizera, ariko abandi muri bo bajya ku bafarisayo bababwira ibyo Yesu yakoze. Abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranya urukiko barabazanya bati, tugire dute ko uwo muntu akora ibimenyetso byinshi? Nitumurekera dutya bose bazamwizera, kandi Abaroma bazaza barimbura umurwa wacu n'ubwoko bwacu. Ariko umwe muri bo witwaga Kayafa kandi wari umutambyi mukuru muri uwo mwaka arababwira ati, ntacyo muzi. Mbese ntimutekereza yuko ari byiza ku bwacu ko umuntu umwe yapfira abantu kuruta ko ubwoko bwose bwarimbuka? Ibyo ntiyabivuze ku bwe, ahubwo kuko yari umutambyi mukuru muri uwo mwaka yahanuye yuko Yesu yenda gupfira ubwo bwoko, ariko si ubwo bwoko bwonyine, ahubwo ni ukugira ngo abana b'Imana batatanye abateranirize hamwe. Bahera uwo munsi bajya inama zo kumwica. Nuko Yesu ntiyaba akigenda mu Bayuda ku mugaragaro, ahubwo avayo ajya mu gihugu kiri bugufi bw'ubutayu mu mudugudu witwa Efurayimu, agumanayo n'abigishwa be. Nuko Pasika y'Abayuda yendaga gusohora, benshi bava mu gihugu barazamuka bajya i Yerusalemu. Pasika itarasohora ngo biyeze, bashaka Yesu babazanya bahagaze mu rusengero bati, mbese mutekereza mute? Ntazaza hano mu minsi mikuru? Ariko abatambyi bakuru n'abafarisayo bari bategetse ko umuntu namenya aho ari abibamenyesha bakamufata. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 12. Yesu asigwa amavuta na Mariya. Nuko hasigaye iminsi 6 Pasika ikaba, Yesu ajya i Betaniya aho Lazaro uwo Yesu yazuye yabaga. Bamutekerayo ibyo kurya bya nijoro. Marita arahereza, kandi na Lazaro yari umwe mu bicaranye na Yesu basangira. Mariya yenda igice cy'indatira y'amavuta meza nk'amadahano y'agati kitwa narada y'igiciro cyinshi cyane, ayasiga ku birenge bya Yesu, abihanaguza umusatsi we. Inzu yose itamamo ayo mavuta. Nuko Yuda Isikariyoti, umwe mu bigishwa be wendaga kumugambanira, aravuga ati, ni iki gitumye aya mavuta atagurwa idenariyo 300 ngo bazifashishe abakene? Icyatumye avuga atyo si ukubabarira abakene, ahubwo ni uko yari umujura, kandi ari we wari ufite umufuka w'impiya akiba ibyo babikagamo. Yesu aravuga ati, nimumureke ayabikire umunsi nzahambwa, kuko abakene muri kumwe nabo iteka, ariko njyeweho ntituri kumwe iteka. Abantu benshi b'Abayuda bamenye ko ahari baraza, icyakora si ku bwa Yesu gusa, ahubwo ni ukugira ngo barebe na Lazaro yazuye. Nuko abatambyi bakuru bajya inama yo kwica Lazaro nawe, kuko Abayuda benshi babavagamo ku bwe bakizera Yesu. Yesu agiye i Yerusalemu ahetswe n'indogobe. Bukeye bwaho abantu benshi bari baje i Yerusalemu gutegereza iminsi mikuru, bumvise yuko Yesu azayo, benda amashami y'imikindo bajya kumusanganira, batera hejuru bati, Hoziyana, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, niwe mwami w'Abisiraheli. Yesu abonye icyana cy'indogobe akicaraho, nk'uko byanditswe ngo, witinya mukobwa w'i Siyoni, dore umwami wawe araje ahetswe n'icyana cy'indogobe. Ibyo abigishwa be ntibabimenye bwa mbere, ariko rero Yesu amaze guhabwa ubwiza bwe, nibwo bibutse ibyo ko byanditswe kuri we, kandi ko ariko bamugenjereje. Nuko ba bantu bari kumwe nawe ubwo yahamagaraga Lazaro ngo ave mu gituro akamuzura, bamubera abahamya. Kandi nicyo cyatumye abantu benshi bajya kumusanganira, kuko bumvise ko yakoze icyo kimenyetso. Nuko abafarisayo baravugana bati, murarora yuko murushywa n'ubusa, dore rubanda rwose ruramukurikiye. Abagiriki bashaka kureba Yesu. Hariho Abagiriki mu baje gusenga mu minsi mikuru, basanga Filipo w'i Betesayida y'i Galilaya, baramwinginga bati, mutware, turashaka kureba Yesu. Filipo araza abibwira Andereya, Andereya na Filipo nabo baraza babibwira Yesu. Yesu arabasubiza ati, igihe kirasohoye ngo umwana w'umuntu ahabwe ubwiza bwe. Ni ukuri ndababwira yuko iyo akabuto k'ishaka kataguye hasi ngo gapfe, kagumaho konyine, ariko iyo gapfuye kera imbuto nyinshi. Ukunda ubugingo bwe arabubura, ariko uwanga ubugingo bwe muri iyi si azaburinda ageze ku bugingo buhoraho.
umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ari we azaba. Umuntu nankorera Data azamuha icyubahiro. None umutima wanjye urahagaze, kandi navuga iki? Nti Data, nkiza undokore iki gihe, kandi ari byo byanzanye ngo nkigeremo. Data, ubahiriza izina ryawe. Nuko ijwi rivugira mu ijuru riti, ndaryubahirije kandi nzongera kuryubahiriza. Abantu bahagaze aho baryumvise baravuga bati, ni inkuba. Abandi bati, ni marayika uvuganye nawe. Yesu arabasubiza ati, iryo jwi ntirije ku bwanjye, rije ku bwanyu. Ubu urubanza rw'ab'isi rurasohoye, ubu umutware w'ab'iyi si abaye igicibwa. Nanjye nimanikwa hejuru y'isi, nziherezaho abantu bose. Ibyo yabivugiye kugaragaza urupfu yendaga gupfa urwo ari rwo. Rubanda baramusubiza bati, twumvise mu mategeko ko Kristo azagumaho iteka ryose, none n'iki gitumye uvuga ngo umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa? Ese uwo mwana w'umuntu ni nde nyine? Yesu arababwira ati, hasigaye umwanya muto, umucyo ukiri muri mwe. Nimugende mugifite umucyo, butabiriraho mukiri mu nzira, kuko ugenda mu mwijima atamenya iyo ajya. Mwizere umucyo mugifite umucyo, kugira ngo mube abana b'umucyo. Yesu amaze kuvuga atyo, aragenda arabihisha. Nuko nubwo yakoreye ibimenyetso byinshi bingana bityo imbere yabo, ntibamwizeye, kugira ngo ijambo ry'umuhanuzi Yesaya risohore, iryo yavuze ngo, Mwami, ni nde wizeye ibyo twumvise? Kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Nicyo cyatumye badashobora kwizera, kuko Yesaya yongeye kuvuga ati, yabahumye amaso ibanangira imitima, ngo be kurebesha amaso no kumenyesha imitima, bagahindukira ngo mbakize. Ibyo byavuzwe na Yesaya, kuko yabonye ubwiza bwa Yesu akamuvuga. Nyamara mu batware nabo benshi baramwizeye, ariko ku bw'abafarisayo ntibabyerura ngo badacibwa mu isinagogi, kuko bakundaga gushimwa n'abantu kuruta gushimwa n'Imana. Yesu aravuga cyane ati, unyizera sinjye aba yizeye, ahubwo aba yizeye uwantumye. Numbonye ababonye uwantumye. Naje mu isi ndi umucyo, kugira ngo unyizera wese ataguma mu mwijima. Ariko umuntu niyumva amagambo yanjye ntayitondere, sinjye umuciriyeho iteka, kuko ntazanywe no gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo naje kubakiza. Unyanga ntiyemere amagambo yanjye afite umuciraho iteka. Ijambo navuze niryo rizamuciraho iteka ku munsi w'imperuka. Sinabivuze ku bwanjye, ahubwo Data wantumye ni we wantegetse ibyo nkwiriye kuvuga n'ibyo nkwiriye kwigisha. Nanjye nzi yuko itegeko rye ari ryo bugingo buhoraho. Nuko rero ibyo mvuga mbivuga uko Data yabimbwiye. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza ejo aya magambo aryoshye. Mugire umunsi mwiza. Ndabakunda mu izina rya Yesu.